bakabyumva bite? Akaribwo natangiranye na musiki we kugeza ubu ngubu ndacyarimo ngira ngo umukecuru w'umunyamahane ushwanisha abantu cyangwa n'abashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Aka kananga abenshi bakumva biteguye neza, biteguye gukurikirana iyi kinamico. Abafite iradiyo zicagingwa baba bazicaginze zuzuye umuriro, abazishyiramo amabuye nabo baba bayaguze mashyashya. Haba ari ku wa gatatu cyangwa ari ku wa gatanu isaa 2:45 zishyira saa 3. Nibwo umuntu iyo yumvise aka karango ka Museke Weya, Imbuhumuro na Bumanzi, maze ugahita wumva amazina nka Manyobwa, Kibanga, Mikeke, Rutaganira, Shema, Batamuriza, Gasore n'andi mazina menshi y'abavandimwe bagiye bava mu ikinamico. Iyi kinamico yakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda, burya yatangiye gukinwa kuri 26 Gicurasi mu mwaka wa 2004. Nibwo bwa mbere yatambutse kuri Radio Rwanda, ndetse ubu ikaba iri kuzuza imyaka 20 imaze itambuka kuri Radio Rwanda. Urebye uburyo ikunzwe n'uburyo yagiye ikora impinduka mu gihugu, ntabwo watinya kuvuga ko ari ikinamico yabaye ya mbere. Abarwanyi ba FARDC bagiye batahuka nyuma yo kumva iyi kinamico, yagiye ikora impinduka zitandukanye. Kuri uyu mwanya tugiye kugaruka ku bakinnyi bagiye bakina muri iyi kinamico mwakunze mutari bakeya. Abenshi waba uri umunyamujyi cyangwa umunyacyaro, byanze bikunze ntabwo wabuze kumva abakinnyi nka Mukesha Batware Dismas wari waramamaye nka Rutaganira nubwo yitahiye, ndetse abakinnyi nka Kibanga n'urukundo rwe kubikozaho cyane uragarukira ese kibazo. mbonye hari buri desaba ngiye kujyamo mu kanya, ndagira ngo urungano rutaza kuntitamo izitso. Semayi Ariko wambonye, ariko nawe uba wimakiye ugakabya rero. none Uzi ko umuntu atakwegera atamenya ko ari wowe, uba wahindutse wese rwose. guhinduka se ndusaba kuba ikizuba hari ibi byabyo mayido. Ariko njye nakubwiye ko nkunda ubwiza bwawe karemano, ibyo guconga ibitsike by'amaso, iminwa ukayiha amabara. Manyobwa amwita Mayrove mu burimi, ibingibi rwose abantu benshi barabikunda. Kibanga abakundana na Manyobwa, intego yabo ni ukugira ngo barangize bashwanye. Bagomba gukina ariko bakarangiza bashwanye. Urebye ku iyo foto twahereye ku muntu ubanza yitwa Kibanga, umukurikiye ni Manyobwa, Rita, Mariza. Nitwa Higiro Adolphe. Uzi busanzwe uvuga gutyo? Oya, ariko bino Ajyahema ni umuntu utanga isomo, nubwo benshi bagiye baryumva bakabyumva biti. Akaribwo natangiranye na musiki we kugeza ubu ngubu ndacyarimo ndumugore. ngira ngo umukecuru w'umunyamahane ushwanisha abantu cyangwa Nta gutinda, turi kwihuta tugenda tureba abakinnyi b'ikinamico Museke Weya barikoroje, bakunzwe cyane n'abaturage batari bakeya mu Rwanda. Ahangaha noneho ni kapo yuzuye, Shema na Batamuriza, umuryango w'intangarugero wagiye urukora imiryango myinshi bitewe n'uburyo baba ab'intangarugero mu mibanire ya buri munsi y'abantu. Imiryango yose ibafatiraho icyitegererezo. Ni abajyanama b'urubyiruko, ni abajyanama b'abakuru, ni abahuza, nk'uko babyise umwana wabo bakamwita umuhuza. N'abanyeshuri banjye banyita Ticha Batamu. Ushaka kugera mu kigo wavuga Monique, ntawe ushaka kumenya ko ari igihe bari kuvuga, bazi Ticha Batamu. Ngo rero nabimenyereye gutyo. Ikaze kuri Nkunda Show, aho byose ari byateguriwe. Muri iyi si byegeranyo wahageze. Turashaka kwagura ubwami ukajya n'ibwota amasimbi. Ibyo ntibyashoboka uramutse udakanze subscribe, share ndetse na comment. Nitwa Idi Nkundiye.